ubuzima buranshanze. Ndabyibuka igihe kimwe ikintu cyambwiye ko toroma yabaye nari ndi mu kazi, nkabibona ko nasaze, hatangira gufata imyenda nkagenda nyizunguza. Ndabyibuka nagiye mu murimo w'umuntu ndamubwira nti rero Mana yanjye, nkunda umushogoro, uramfasha mbashe kujya muri kariya karima n'isoromeremo gakeya. Arambwira ati rwose mama Bonheur nta kibazo mfite, ati kubera ko njye sinzi nuko bawuteka. Ko ndabyibuka icyo gihe arabimbwira, arambwira ati uzajya uza wisoromere, akagira ngo ni ukuwukunda, ariko rwose bwabaga ari ubuzima bwanshanze. Amahoro y'Imana nabane namwe, ni kuri YouTube channel yacu yitwa Nkunda Kristo TV, hamwe na Mukamusonera Donata, izina ry'umugisha ni mama Bonheur. Bane baho umugisha rero muhora mudukurikirana umunsi ku munsi. Turabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bikomeze biganze kuri mwebwe. Ukomeje kudukunda ni gukanda kuri subscribe ku batarayikora, ukarayikinga, ukanda kuri like cyangwa se ugasharinga niba wumva ko ubutumwa dufite ari ubutumwa bugira icyo bwamarira abari kubwumva. Imana ibaho umugisha rero, n'ubundi nk'uko tumenyereye kumenyereza kwiragiza Imana, reka tubanze dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, Mwami w'Imana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko ujya ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, bana n'abantu bawe, abakumenye ubarinde n'abatarakumenye bari kukumenya, kandi Mwami ugukeneye wese ufite icyo agukeneyeho bashe kukimuha kandi bashe kumugirira neza. Urakoze ko ubyumvishe, urakoze ko ugiye kubikora, wabikoreye kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka soma amagambo aboneka muri Zaburi ya 25, Zaburi 25 umurongo wa 3. Dusubiremo Zaburi 25 ku murongo wa 3. Aravuga ngo siko bizaba mubamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Adusubiremo kugira ngo tubyumve neza. Siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Mana iduhane umugisha. Shimye Imana mbere ya byose kubw'ibyiza igidukorera. Shimye Imana uburyo itagidutererana. Shimye Imana uburyo itakwemera ko dukorwa n'isoni. Iyo igeze aho bikomeye iratabara, iyo igeze aho ibibazo byavutse iraza ikagira uko bigenza. Imana ishimwe. Hari abantu benshi tujya duhura n'ubuzima bwinshi bugoye ndetse bubakakaye, niko nabivuga, ugasanga kwizera kurabuze. Imana ishimwe. Nagiye mbabwira byinshi twagiye duhura nabyo bikababaza umutima wacu, rimwe na rimwe kwireba kukaba kwinshi, kwizera kubuze. Ariko nagira ngo nze guhumuriza nkubwira ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko nanjye nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye. Murabizi ko nababwiye uburyo umutwaro wanjye yamukije kanseri, ibyo ntabwo ndi busubiremo. Ariko ndibuka igihe kimwe cyageze nsa nk'ubaye nk'umusazi, mba nk'umusazi, ndabibona ko rwose byeruye kubera ko ubuzima bwari bwanshanze, ubuzima bwari bwanze. Mu byo nababwiye ntabwo nigeze mbabwira uburyo nagiye njya no mu mirima y'abantu gusoroma umushogoro. Abantu benshi ntabwo bawuzi, ariko ndatekereza nk'abantu twagiye tuba mu byaro cyangwa se mu nkengero turawuzi. Umushogoro ku batawuzi ni ibibabi by'ibishyimbo. Nagiye njya mu mirima y'abaturage nkasoroma umushogoro, nkasoroma amababi y'ibishyimbo nkajya kuyateka. Nkumvisha umuntu nagiye mu murima we, urumva ntabwo nawe ugiye mu murima kamemu ntabwiye umuntu ko ngiye gusoroma umushogoro, ariko nkagenda mvuga uburyo nkukunda. Ariko mu by'ukuri yego n'ubu nkubonye ntabwo nabura kuwurya, ariko ibaze noneho kujya mu murima w'umuntu nuko nabaga nabuze uko ngira. Ndabyibuka nagiye mu murima w'umuntu ndamubwira nti rero Mana yanjye, nkunda umushogoro.
uramfasha mbashe kujya muri kariya karima nisoromeremo gakeya. Arambwira ati rwose mama Boneri nta kibazo mfite, ati kubera ko njye sinzi nuko bawuteka. Ko ndabyibika icyo gihe arabimbwira, arambwira ati uzajya uza wisoromere, akagira ngo nukuwukunda, ariko rwose bwabaga ari ubuzima bwanshanze. Hari ukuntu rero ubuzima bujye bucanga abantu, ugasanga umuntu abuze uko abigenza, ugasanga umuntu abuze uko yifata, ariko nagira ngo nkubwire igihe kiragera Imana igatabara. Imana yangiriye neza rero ukajya nkura mu ubwo buzima. Ndabyibuka none ko kunkunabwiye nacanganukire mu mutwe kubera ubukene, uburwayi bw'umugabo, abana, mbese kubura umuntu gukorera akazi mu rugo bose barahanze, mbese numva neza ubuzima burancanze. Ndabyibuka igihe kimwe ikintu cyambwiye ko toroma yabaye nari ndi mu kazi, habibona ko nasaze, hatangira gufata imyenda nkagenda nkayizunguza, ariko kubera ko Imana yari ikintije ubumuntu, nkatangira kwimunyamunya, nkimeza neza nk'umuntu, kuburyo umuntu ajya gusara yabanje kubyumva. Nanjye icyo gihe nafashe mwene data twasenganaga, icyo gihe twakoraga hamwe ariko tunasengana muri ya groupe twakomeje kubabwira, ndamufata mutuma mubwira umwana agenda umbwire mama runaka umubwire ko mushaka. Ahageze abona kuko nanjye isura yahindutse, nambwani rero nta muntu tubwiye, nyihutana unjyane mu rugo. Ndabyibuka hagati yo kuva mu kazi no kugera mu rugo habuze gato nari ngiye kwirukanka. Ndabyumva ko binshanze, yabashe kugera mu rugo aransengera. Ndabyibuka icyo gihe mutware wanjye yari ari butaro mu bitaro bya kanseri, sindi bumubwire ngo nanjye narwaye, ndabamwongereye uburwayi cyangwa se no kwiheba. Icyo gihe ndwana nabyo, turasenga, Imana ingirira neza irantabara. Ubwo rero bumva byakomeje kuzenguruka ubuzima bwanga. Ndabyibuka ko ari igihe byanshanze, icyo gihe twari ndimo kubara ibyo guteka, nari mfite udufaranga duke. Ndangije mfata agapapuro ndandika ngira ngo ndebe nibura ese haravamo iki. Ibaze kugera ku rwego ufata urupapuro rw'amafaranga atageze ku 1000. Narafataga urupapuro, icyo gihe amahirwe byo twari tukigira mituweli z'ibishyimbo, n'ubu ariko ndatekereza ziriho. Icyo gihe ubasha kugura agakoroboyi k'amavuta, icyo gihe hakibaho ubugari bwa make, ukagura ubunyobwa bwa make. Nafashe urupapuro nabara nkabona ntibiri kuvamo. Ndabyibuka noneho buza gusa nkaho bugorobye, kwandika mbona bitari gushoboka kwa ako gapapuro. Ndahaguruka njye gucana itara kugira ngo mbe ndebe ko nabona. Icyambwiye ko mbese byivanze ubuzima bwanshanze. Nibonye nagiye kuri cash power, ubwo ngo ngiye gucana itara, kandi murabizi bacanira he kuri inteributeri. Hari abantu benshi rero tujya tugira ubuzima bukaducanga. Icyo nababwira kimwe nuko ntago Imana ijya yemera ko nkurwa n'isoni, nta nubwo yakwemera ko nawe ukorwa n'isoni nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ibyo rero Imana yarabyirengagije, igigenda ibigenza neza, igigenda idutabara, igigenda itwigaragariza. Iri jambo iyo ndigezeho mpita nibuka ijambo riri muri Luka. Ijambo riri muri Luka iyo usomye ku gice cya mbere, usoma uburyo Satani yagiye agerageza Yesu. Yaramugerageje, yarahamubwira ngo bigenze gutya, ngo nanjye ndakugambira ubwami bwanjye. Agera amubwira ngo niba ari umwana w'Imana ngo jya hejuru, ngo bakumanitse ngo umanuka wijugunye hasi. Amubwira ibintu byinshi byo kumushinyagurira. Hageze aramubwira ati bigenze gutya, ubundi tubashe kubona icyo kurya. Ariko Yesu arangije aravuga ngo ntabwo abantu dutungwa n'imitsima gusa, Imana itugirire neza. Hari umurongo ugeraho bakakubwira ngo Satani yaramugerageje, amugerageje. Ku bantu bashaka kumvisha iryo jambo, basome muri Luka igice cya 4 bahere ku murongo wa mbere. Ageze haramubwira ngo rwose ni nkaho yamubwiye ati ndakuretse, arangije ngo amutega ikindi gihe. Imana itugirira neza kugira ngo tubyumve neza. Wenda reka nsome uwo murongo, ni muri Luka ni igice cya 4. Nyuma yuko ibyo yabwiye Yesu byose, yageze haravuga ati ariko buriya byaba byiza muteze ikindi gihe. Reka dusome duhereye ku murongo wa 8. Ari naho abantu bundi bagombye kugira ngo handitswe ngo, niba hari umuntu ukubwiye ikintu ukamukuru uti handitswe ngo. Reka duhere ku murongo wa 8 bwo turabyumva neza w'igice cya 4 cyo muri Luka. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo
uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ikorera yonyine. Umurongo wa 9 avuga ngo amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero k'urusengero amubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umurongo wa 13 nashakaga ko ari nawo tuvugaho neza. Amugerageje abonye ko afata ubusa, haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutegeka ikindi gihe. Imana itugirire neza. Muri ubuzima bwacu bwa buri munsi hari ukuntu tujya duhura n'ibitugerageza byinshi bikatuvuna, ariko nagira ngo nkubwire ngo na Yesu umwana w'Imana, haleluya, na Yesu umwana w'Imana yarageragejwe kandi ari umwana w'Imana, ariko akagira ngo handitswe ngo. Muri twe rero natwe abantu twagombye kwigiramo ijambo ngo handitswe ngo. Niba ari umuntu akubwiye ngo gira utwa guturamenye, hoya handitswe ngo. Umuntu ntakagutegere mu bigeragezo ngo usanga gukoresheje ibidakorwa. Umuntu ntakagutegere mu bibazo ngo usanga ngo akuvugisha ibyo utagombye kuvuga. Imana itugirire neza. Ahubwo twagombye kugira icyo bita guhamya, tukagendera mu murongo wa Yesu, kuko Yesu nawe ubwe yarageragejwe kandi ari umwana w'Imana. None rero twe dutuye mu isi y'ibyaha, isi y'ibibazo, isi y'iyi viziyo iri kugenda idusatira. Abantu benshi bari kunanirwa gutunga ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Ugasanga umuntu afite ukuntu yigishijwe, ariko muri we ijambo yamize ntarashaka kurigaragariza abantu ngo yere imbuto aberurire. Ari nacyo kibazo kiriho muri iyi minsi. Hari ukuntu rero wa mugani abantu b'abakristo benshi tuba dufite uko twiyemeje kubaho, tukageragerezwa byinshi, yewe rimwe bituganisha no kujya mu byaha, tukageragezwa tugatsinda, noneho twarangizwa tugategwa ibindi, twamara kubitegwa ntitumenye ko twabitezwe. Imana itugirire neza. Yesu nawe baramugeragere byose babonye ko birangiye bamutega ikindi gihe. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mu bigerageza uhura naho rero bikugerageza ubukene, birakwiye kugira ngo uhamye Imana, uvuga uti Imana nubwo nkenye ndabizi kubizi, nubwo mfite ibibazo ndabizi kubizi, nubwo muzi icyo kwambara ndabizi kubizi. Nanjye byambayeho Noheli ya 2017 nabuze umwenda nambara, ndawura pe, cyakisha mu myenda ndi bwambare nari ngasanga yose yaracuye. Natekereza uburyo abantu muri Noheli baba baberewe birancanga. Ndabyibuka nigira inama n'umutware tujya ahantu ugahuru turisengera, turangije turitahira nk'umuryango. Nawe urabyumva icyo gihe noneho nta nakanyama kari gahari, nta niki. Ndangije ndavuga ntari kubundi ubu koko kuri Noheli n'abana, kuri Noheli n'umukozi underera abana, ubu birakwiye kugira ngo abana banjye babure n'ikiro cy'inyama. Ndabyibuka naragiye njya ahantu njya kwikopesha ikiro cy'inyama, ndamubwira nti rero dore bafunga banke, nagezeyo nsanga harafunze, none mfasha urebe uburyo wankopa ikiro cy'inyama nihera abana, nibafungura nzayamuha. Ariko ibyo byose kwari kubikora mu kwizera, nta mafaranga nari mfite. Gusa nari ntekereje uburyo abana bamaze iminsi nta kanyama barya, bamaze iminsi barya nabi. Ni kuri Noheli kandi abantu benshi bavuga ngo Noheli ni y'abana, kubera ko abibuka kuvuka kwa Yesu nk'umwana wabo bavukiye. Naragiye cyokoze kugira neza, niwe wari ufite busheri hafi aho y'iwacu araho. Ngeze mu rugo rero sasa mpura n'ikibazo gikomeye cyo gushaka icyo nta nkwi nari mfite, nta makara nari mfite. Ari naho nsabira umugisha umuntu wese uzirikana mugenzi we ku minsi mikuru. Ndabyibuka hari umupapa umwe byageze ku mugoroba, ntabwo tuzabyibagirwa njye n'umutware wanjye. Byageze ku mugoroba nka saa 12:30 ubwo inyama naziguze, ariko nta giceri cy'amakara pe, kandi icyo gihe ushobora kuba wabona amakara y'igitano cyangwa 200. Ndabishakisha ndabibura, nshakisha ndi buyakure ndayabura, ndatuza turicara. Ndabyibuka n'utwaranje twicaye muri salo butangiye kugoroba, mugira neza umuvandimwe ntabwo ndi bumuvuge mu izina,
ahamagara umutware wanjye. Iyo umuntu twebwe rero yaduhamagarije kuri telefone twahitaga twumva twidunze, twumva ko hari ikintu agiye kudufasha, kuko mu by'ukuri icyo gihe twari mu bihe bibabaje. Birashoboka ko nawe waba ubirimo, ariko naje ngira ngo nguhumurize. Noneho ubwo yaragiye barahura, yari umupapa, ntabwo yari atuye kure yacu, aragenda barahura. Ngiye kubona mbona umugabo azanye agakarito karimo ji, amukubise n'inoti ya 5, amubwira ati rero genda umpere abana Noheli. Imana imuhe umugisha. Aho turi ibihe byose tujya tumusabira umugisha uwo muntu yagize neza. Ubwo byahise biba ngombwa mbonye inoti ya 5 nifite ikiro cy'inyama mu nzu, umva nahise nigira mu gikoni. Nahise mfata umukobwa mutuma akadobo k'amatakara, mutuma ibirungo, Noheli ba Noheli turarya, bana barishimye, Imana ishimye. Murumva ko nanjye mu by'ukuri ntago nari ndi mu buzima bunyoroye, ariko nubwo byari bigimeze gutyo narihebaga. Igihe cyagera nkongera kumva ngize kwizera, nkiheba nkongera nkagira kwizera. Ari naho nasomye iri jambo, ari nabyo byankomezaga cyane. Ijambo rivuga ngo nta muntu wiringiye Uwiteka uzigera akorwa n'isoni n'umunsi n'umwe. Byageragaho nagakozwe n'isoni, Imana ikantabara ikangirira neza. Ntawe umwizeye uzakozwe n'isoni. Niba uyu munsi na n'ubu kigeragezwa, byashira Satani akagutega ikindi, byakazana ikindi kintu akagutega. Gira ibyiringiro, gira ibyiringiro, Imana ishimwe. Gira ibyiringiro by'uko nta wizeye Uwiteka uzagira gute, uzakozwa n'isoni. Nta isoni zagukora waringiringiye Imana. Nkavuga ngo rero Imana yaje kuntabarangirira neza nkura mu bwo buzima. Uyu munsi meze neza, nababwiye ko nagize ku rwego mbura imyenda yo kwambara, ariko uyu munsi mvuze ngo nshobora kumara ibyumweru 2 cyangwa hafi ukwezi nambara umwenda umwe ku munsi bigakunda. Ntabwo naba niyemeye, ntabwo naba nirasi, ahubwo no mu rwego rwo kugira ngo mbwire abantu muri iyi minsi bashobora ko nabo bari kurwana intambara, bashobora ko bari kuri urwo rugamba, kuko iyo mbyibutse, kuko byageze aho bikagaragarira buri wese akabibona ko pe ubuzima bwanshanze. Kuko niba umuntu agera ku rwego yambara umwenda wacumitse, burya nta kiba gisigaye, urumva ntaho wo kwisha habaga hari. Imana itugirire neza. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo rero Yesu arahari kandi yiteguye gukora kugira ngo udakorwa n'isoni. Yesu nagira ngo nkubwire kandi ntabwo akoraho abantu bagifite ubushobozi bwo gukora. Urumva ko nyine abantu batangiye gukora ubwo haba wananiwe. Yesu ntabwo aza kuvuga abantu bagifite ijambo bavuga. Nawe ubwawe ijambo riba ryashize. Imana ishimwe. Buriya biri kuguhangayikisha, ariko igihe nikigera nshuti yanjye, Imana izakugirira neza. Iyo mbwiye abantu ndababwira ngo uyu munsi hari ukuntu Imana y'intabaye iza rimwe izira rimwe, kuko akababaro nagize Imana yije imvunjira rimwe. Ndabyibuka mu minsi yashize Imana yaduhaye imodoka tugiye kumarana imyaka 2. Imana ishimwe. Noneho mu minsi yashize ndabyibuka, ndavuga nti rero nanjye ngo imodoka ngomba kujya nyifiringamo, nanjye nkayitwara kugira ngo kugira neza ko Imana kugaragara, atari uko nshaka kwiyemera cyangwa se kwirata ku bantu. Ndagenda ndavuga nti nshaka kwiga perima, ariko buriya ndagenda njya gukora provisoire. Mbwira Imana ni data, ntabara ungirire neza, nararushye bihagije. Burya hari ukuntu Imana ujye uyibwira ukayinginga ukayitereta neza ikabigenza neza, ko ari n'ahandi bavuga ngo iyo igutindije iragutegera. Naragiye nkorera provisoire, nakoze rimwe ritagira irya kabiri. Imana ishimwe. Ubwo mba ntangiye kubona icyerekezo kindi cyo kuvuga ngo nanjye najya kurivura nk'abandi, kuko najyaga mbibona natekereza ko n'amaguru nayo ko yagendesha ahubwo yarushye, nkumva ntago ndi kubyumva. Na n'ubu hari ibintu mbona Imana igenda inkura nkumva sindi kubyumva neza. Noneho ubwo provisoire yaraje pe bidatinze ntangira kwigira imodoka definitive. Ndagenda nshaka umwarimu, ariko nabanje gusenga, ari naho mbwira abantu mujye mubanza musenge mugisha Imana inama. Ninjo Imana iza kunyereka umuntu, ni umuntu nari natekerejeho, nari mfite hagati y'abantu babiri. Ndavuga nti Imana, hagati y'uriya n'umwe ndashaka umuntu uzanyigisha nkamugiriraho umugisha. Ndabyibuka icyo gihe nararyamye ninjoro, Imana ihita inzane isura y'umwe muri abo ngabo, irambwira ngo nyamara uriya yakwigisha ukayibona.
ntatindiganyije mu gitondo cya kare ese mbibwira umutwaro uko bimeze. Icyo gihe ari n'umukiriya wacu araza tumubwira ko nshaka ko anyigisha imodoka, nawe arabyemera, bantangiye kwiga. Haleluya! Natangiye kwiga mu gihe cy'ukwezi kumwe, ariko abantu bakambwira ati Donata kushaje, abagabo tukiri batoya ko ndabyibuka ari wombwe ati nkoze inshuro 11. Hari no twahuriye mu kizamini icyo gihe ndabyibuka ati nkoze inshuro 7, undi arambwira ngo nkoze inshuro 4. Ndavuga nti oya Mana ntunkoze isoni rwose pe, narakwiringiye kuko mu bwo buzima bwose mvuga ntabwo nigeze ndeka Imana, nta nubwo nigeze niganira, nta nubwo nigeze navuga ngo reka nicira inzira. Ubwo naragenda byibuka kwa munani tariki 20/24 uyu mwaka ushize, ndagenda rero ngiye mu kizamini. Ndabyibuka hari n'umupolisi kazi simuvuze izina yavukaga iwacu, ariko sinigeze nta nubwo nigeze mwiyereka muri uko kwiga kwanjye, nta nubwo nigeze mwiyereka muri uko kujya gukora ikizamini kwanjye. Nakoraga ku buryo mwima amaso mvuga ngo ndashaka kureba Imana, si uko ntari narayibonye, ahubwo hari ukuntu ufata ibintu ukabyegereza Imana, wabyegereza Imana nayo ikavuga turiya muntu nanjye ntabwo nemera ko ari bikorwa n'isoni. Mana ishimwe. Naragiye rero ubwo ureba ubwo bakorerwa byose igihe kigeze ntangira ikizamini. Nitangiye Mana ishimwe, batangira ku cyo bita amakona mba ndayatsinze, njya muri parking mba ndayitsinze, circulation mba ndayitsinze, cyo bita T-cross mba ndayitsinze. Ngeze kuri demarrage sasa rero Mana we ntangira kuvuga ntuwite, ngeze kuri final y'iki kizamini ndengera. Ndabyibuka nagiye ku modoka twagombaga gukora ikizamini turi babiri, nari wa kabiri ndagenda ndicara Uwiteka we ndengera. Bw'amahirwe rero Imana impaperi. Ndabyibuka navuye muri icyo kibuga Imana icyubahiro, kuko nari nahuye n'ibinshi intege byinshi, kuko ntabwo umuntu ashobora kukubwira ukabona ni umuntu uri smart cyangwa se umuntu ushobora kubona afite ubwenge akiri muto kuri wowe akakumvisha uburyo yakoze inshuro 7 cyangwa 4 kumva ko wayibona. Ariko kubera kwizera Imana, haleluya, kubera kuyiringira, kubera ko wumva ko utagomba gukorwa n'isoni, kubera ko yizeye Mana ingirira neza. Bityo rero nkahumuriza buri umwe wese. Urumva niba ngeze ku rwego nagira imodoka, ntabwo uyu munsi ngisengera ibyo kurya birahari, ibyo kwambara birahari, abana barimo kwiga, Mana ishimwe, nta kibazo na kimwe mfite. Umutware yarakize nkuko twakomeje tubivuga, uyu munsi ari amahoro, natwe turi amahoro. Mana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Komera rero, haleluya. Wowe ufite ibibazo komera ushikame, umwami Imana arahari. Ijambo ry'Imana twaryize ngo ntago tugomba gukorwa n'isoni kubera ko tumwiringiye. Niba ufite ibyiringiro by'uko azakugirira neza, hama hamwe ibiri kukubaho utuze, ibiri kukubaho urwane bucece, ibiri kukubaho ugire kwizera, ibiri kukubaho wumve ko Imana muri kumwe. Kuko nanone hari igihe umuntu ahura n'ikibazo ugasanga abuze kwizera, agize kwiganyira, harimo kuvuga byinshi, harimo kugenda abwira mugihe hise n'umugenzi ngo bibazo. Burya hari ibibazo umuntu agira akagomba kubyimenyera, hari ibyo ugomba kugira ukabyimenyera wowe n'Imana yawe. Wowe icyo ukora uravuga uti Imana ni wowe wenyine nishingikirije, Imana ikabigenza neza. Yesu abaho umugisha rero buri umwe wese wumva afite ibimugoye, ndamushishikariza kwiringira Imana. Nugera aho bikomeye ukomeze uyiringi, ukomeze usenge, kuko na Yesu nawe yarakomeje arasenga, arongera arasenga. Iyo tubisomye neza dusanga hari aho yasenze inshuro 3, asiga abigishwa bakajya gusenga. Nawe rero wowe zirenza ahubwo, kuko wowe ntabwo uri Imana. Yesu yasenze 3 ari Imana, wowe birasabye uzazi kuba inshuro nyinshi. Burya si uko abiyobewe, si uko yabyibagiwe, ahubwo buri igihe cye cyo gukora kiba kitaragera. Imana ishimwe. Hari abantu bazi ngo barabona ibyabo byararangiye, Imana itugirire neza, ariko burya ntabwo igihe kijya kihagarara. Hari ukuntu nanone umuntu agira isaha akayigira. Abantu benshi dusigaye twambara isaha z'imirimbo, twazigura ari nziza ariko zigapfa. Ahigarariye burya rero icyo nshaka kuvuga niki, hari igihe ubona ibyawe byarahagaze Imana itari gukora. Reka tubigeranye n'iyo saha.
isaha burya hari ukuntu igira igahagarara, swati yapfuye ibuye cyangwa se byashaje cyangwa se nayo ubwawe yapfuye, ukabona nawe ibyawe birapfuye birarangiye. Nshaka kukubwira ngo rero iyo saha aho hantu yahagarariye hajya hagera, Imana ishimwe. Aho urushinge rw'iminota rwahagarariye, aho urushinge rw'amasegonda rwahagarariye, aho urushinge rw'amasaha rwahagarariye, haleluya, aho hantu hajya hagera. Wivuga rero ngo ibyawe byararangiye nawe urabona byarapfuye. Isaha yawe nigera aho yahagarariye, aho byangiye, aho byapfiriye nihagera, uzabona kugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Naguhumurizaga nanjye nongera kwihumuriza, ariko nkushishikariza kuvuga ngo wizere Yesu, umwiringire, unyure mu nzira yanyuzemo, kuko icyo nshimira Imana cyangwa nkashimira Yesu, nta buzima na bumwe yemera ko ducamo Yesu atarabanje kubucamo. Kuko niba nawe yarageragejwe, yarakubiswe, yarashinyaguriwe, yambitswe ubusa, bimwe na rimwe hari n'ibyo usoma ugasanga ibyo Yesu yanyuzemo twebwe ntituranabigezamo, ariko ugasanga turanihibye. Oya, garukiraho, reka kwiheba, ahubwo ube maso, utumbire Yesu, umwizere nk'umwami n'umukiza. Niba utanamwizera, uhereye none umwizere. Niba warazubuze urubyaro azaruguha, niba warashonje azakugaburira, niba warambaye ubusa azakwambika. Imana itugirire neza. Gukumva ko utagomba gukomera, oya, ahubwo komera kandi ushikame, kuko umwami Imana ari kumwe nawe. Imana ibahe umugisha rero, kandi ni ukuri nizere ko mufashijwe, kuko nanjye byagiye bimbaho, kandi ntanezezwa nuko nanjye ntabwo byageze ku rwego rwa Yesu. Kuko urumva nubwo njye nambaye ibicuritse, ariko n'ibyo yari afite barabimucoje, asigarira aho ngaho. Imana iduhane umugisha rero, mukomere kandi mube maso, umwami Imana yacu arashoboye. Reka rero twongere dusenga Imana tuyiragiza, tunayishimira, ndetse burya abanye natwe muri ijambo ryiza ryo kwibuka kugira neza kw'Imana, ryo kwibuka uburyo tutazakorwa n'isoni. Reka turusengere. Turagushimye kuko Imana yacu bwite, uri umurengezi wacu, umutabazi wacu, niwe bwihisho bwacu. Turagushimye, tugushimiye ko ujya umenya ibibazo byacu kandi ukabasha kubidukuramo. Ni nako nkweretse abafite ibibazo bitandukanye Mana, abo bose ubashe kubibakuramo kandi ubahumurize, ubuntu n'amahoro bibe ku bafite ibibazo. Kandi Mana, abafite ibibazo barengere witeho, mu izina rya Yesu. Amen.